Muraho neza abakunzi ba Imenye Mubyeyi, ni nyuma y'igihe kinini gishize mutubaza muti ese twabigenza gute kugira ngo tubone amashereka. Niyo mpamvu uyu munsi twakoreye ikiganiro kigaragaza bimwe mu biribwa byafasha umubyeyi wonsa kubona amashereka ahagije. Njyewe ugiye kubagezaho iki kiganiro, amazina nitwa Munyanza Stefan. Ese waba warigeze kubyara ukabura amashereka, umwana akajya arira buri kanya ukamuhereza akabura icyo afata? Ese waba uzi mugenzi wawe byabayeho? Ese bikimara kukubaho waba warakoze iki? Ndabizi iyo tuje kuri iyi ngingo ababyeyi benshi bahita babyibazaho cyane. Kubera ibyo bibazo byose murimo mwibaza, uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyiza cyerekana ibiryo ushobora gukoresha ndetse n'ibyo ushobora gukora kugira ngo ubone amashereka ahagije. Iki kigereranyo tugikora twifashishije inyandiko yasohowe muri 2020 n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima OMS. Ibyo wagaragaje yuko umwana aba agomba konka mu isaha ya mbere akivuka. Uyu muryango kandi wagaragaje ko umwana afite uburenganzira ku bijyanye n'imirire. Ugaragaza ko abana 45% bapfa bazize ibibazo by'imirire mibi. Mu mwaka wa 2020 miliyoni 149 z'abana bari munsi y'imyaka 5 bahuye n'ibibazo byo kuba batoya cyane, cyangwa se icyo bita stunting, too short for age. Miliyoni 45 z'abana bahuye n'ikibazo cyo kuba bato bigaragara mu gihagararo ndetse no mu bunini. Miliyoni 38.9 by'abana bari bafite ikibazo cya overweight cyangwa se obese, naho 44% by'abana bari hagati y'amezi 0 kugera ku mezi 6 babonye bonse neza muri iki gihe. Bigaragaza ko abana bakeya aribo babashije kubona indyo yuzuye. Uyu muryango kandi ukomeza uvuga yuko uku nguku aba ariko bigomba kugenda. Umwana bagomba konka mu isaha ya mbere akivuka kugira ngo abashe kubona urukingo rwa mbere, cyangwa se icyo twita bifidus factors mu ndimi z'amahanga. Uku konka kwa mbere, amashereka ya mbere akize cyane kuri colostrum, ikaba ibasha gukingira umwana indwara nyinshi zitandukanye ashobora kuzahura nazo mu buzima buzakurikira. Uyu muryango kandi ugaragaza ko umwana aba agomba gufata ibere ritavangiye kuva akivuka kugera ku mezi 6, hanyuma agatangira gufata ibiryo byunganira ibere kuva kuri mezi 6 gukomeza kugeza ku myaka 2. Uyu muryango wagaragaje ko 820 by'abana bashobora kuba barokorwa ubuzima buri mwaka, mu gihe kuva ku mwana ukivuka kugera ku mezi 23 abana bafashe ibere neza ndetse bakabasha no kubona ifashabere. Bityo uku konsa bikaba bituma ingano y'ubwenge yiyongera, umwana akiga agafata neza mu ishuri, cyangwa se improve IQ cyangwa intelligence conscience. Ibi bikaba bituma n'umwana abasha gutera imbere mu gihe kizaza. Konsa neza umwana si bifasha umwana gusa, kuko bifasha n'umubyeyi kuba yabasha kubona amikoro ahagije ndetse no gusevinga amafaranga yakabaye akoresha mu kugura imiti ndetse n'ibindi. Ikibazo cy'imirire mibi rero kikaba cyarabonywe mu bana 2.7 bapfa bazize iki kibazo cya malnutrition, cyangwa bingana na 45% nk'uko twabibabwiye mbere. Hari ibintu by'ingenzi uyu muryango wita ku buzima OMS ndetse n'umuryango wita ku bana UNICEF bagaragaje biba bigomba gukorwa umwana akivuka. Ikintu cya mbere ni ugutangira konsa umwana akivuka mu isaha ya mbere kugira ngo abashe kubona urukingo. Ikintu cya kabiri ni ukonsa gusa mu mezi 6. Hanyuma icya gatatu, umwana agafata imfashabere ndetse akanonka kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 2 y'amezi 23. Niyo mpamvu hari ibiryo nka karoti mbisi zikozemo umutobe, cyangwa se ukazirya muri salade. Ibiribwa bituruka ku biti byose ukata bikazana amata, amapapayi, imyumbati n'isombe, amasaka, igisura, sezame, amazi ahagije nibura hagati ya litiro 200 na 250 ku biro 10 ukanywa umunsi umwe. Bivuze ko amazi ahagije ku muntu aterwa n'ibiro afite. Imitobe y'imbuto zikiri nshyashya n'amapotaje nabyo ni byiza ku muntu wonsa. Mu gihe urya ibiribwa byongera amashereka, ibindi biryo bisanzwe nabyo urabirya, ariko ukabifata ku kigero gisanzwe utarengeje ngo nuko wonsa. Usibye ibiribwa byongera amashereka, gushyira umwana ku ibere cyane nabyo bituma amashereka yiyongera. Ubundi ku muntu utararengeje urugero ariko kiriri, agomba kuba yasubiranye ibiro bye yari afite mbere yo gutwita nyuma y'amezi 3. Uyu munsi rero twabakoreye ikigereranyo cya bimwe mu biribwa byafasha umubyeyi wonsa kubona amashereka ahagije. Ntabwo hakana ko hari ibitangaza mu mubiri bituruka mu konsa, nk'amahirwe y'umubano utangwa hagati y'umubyeyi n'umwana, kimwe no gushyira umwana ku gituza cya mama wiwe umwana akimara kuvuka. Ibi bikaba byongera umubano hagati y'umwana n'umubyeyi, umwana agakura akunda umubyeyi cyane. Kugeza na n'ubu biracyagaragara ko konsa umwana bigira
byongera inyungu ku mubyeyi ndetse n'umwana muri rusange. Dore bimwe mu byo wafata bikongera ikorwa ry'amashereka, harimo epinari. Epinari izwiho kuba ifite imbaraga umubiri ukenera, vitamini n'imyunyungugu. Ibi byose bigomba kwiyongera mu gihe umubyeyi yonsa. Epinari igufasha kongera no kugera kuri vitamini n'imyunyungugu bikenewe. Epinari ikize cyane kuri calcium, ubutare, iron, vitamini K, A ndetse na acide folique. Iyi acide folique ni intungamubiri ikenewe n'ababyeyi bonsa cyane. Imboga rwatsi zijimye cyangwa se icyo twita dry dark green leaf vegetable nazo zikize kuri phytoestrogen. Iyi phytoestrogen yizewe mu kuzamura ubuzima bwiza bw'uturemangingo tw'ibere ndetse no gukorwa kw'amashereka. Nk'uko twabivuze hejuru, icya kabiri umubyeyi uri konsa aba agomba kwitondera no gufata amazi ahagije. Nk'uko twabibonye, amazi twabonye yuko umuntu afata hagati ya mililitiro 200 na 250 ku biro 10 bitewe n'ibiro afite. Mu gihe cyo konsa umubiri uba usabwa amazi menshi. Iyo umubyeyi yonsa biba byiza iyo wafashe amazi ahagije ashobora kumara igihe kinini. Bityo rero kumara igihe kinini udafite amazi ahagije mu mubiri bikomerera umubiri gukora amashereka ahagije umwana no mu mikorere myiza y'umubiri. Ikiribwa cya gatatu nicyo bita oats. Oats ni ubwoko bw'ibinyamisogwe bikize cyane ku ntungamubiri zigira uruhare mu gukorwa kw'amashereka. Ikindi nuko ari ikiribwa cyiza gifasha umuntu kuruhuka mu mubiri, kikanongera ingano ya oxytocin, umusemburo ugira uruhare kugira ngo konsa bigende neza mu mubiri. Karoti izwi nk'ikiribwa gifasha mu kongera ikorwa ry'amashereka, ikaba inakize kuri phytoestrogen. Karoti kandi ikize kuri B carotene na vitamine A. Umutobe wa karoti ni mwiza ku babyeyi bonsa kuko kunywa igikombe kimwe cy'umutobe wa karoti mbere y'ifunguro rya saa sita byongera ingano y'amashereka akorwa nyuma ya saa sita. Niyo mpamvu ababyeyi bose bari konsa baba bagomba kurya karoti zihagije, ndetse by'umwihariko bakibanda cyane mu kurya umutobe wa karoti cyangwa se bakazirya muri salade kugira ngo babashe kubona iyi B carotene ndetse na vitamine A, bityo byongere iyi phytoestrogen. Nk'uko twabigarutseho mbere, twabonye ko ibinyamisogwe nabyo ari bimwe mu biribwa ababyeyi batwite baba bagomba gufata. Iyo tuvuze ibinyamisogwe haba harimo ibishyimbo byumye, amashaza, inkori n'ibishyimbo bitumye. Ni ibiribwa byongera ikorwa ry'amashereka. Fata ibikomoka mu muryango w'amashaza byongera intungamubiri zikenewe n'umubyeyi wonsa kugira ngo amashereka akorwe. Icya gatandatu, amafi ni kimwe mu biribwa ababyeyi baba bagomba kwibandaho kuko akize cyane kuri omega 3 cyangwa se essential fatty acid. Iyi omega 3 izamura imirire myiza y'umubyeyi wonsa kugira ngo haboneke imisemburo ihagije yo gukora amashereka. Icya karindwi ni imbuto. Iyo tuvuze imbuto abantu benshi bagiyezo cyane, gusa imbuto ziri mu bwoko bwinshi butandukanye, mugomba kumenya kuzitandukanya n'imboga. Gusa imbuto n'imboga ni bimwe mu bintu byagaragaye ko byongera amashereka ku babyeyi bonsa. Imbuto nazo ni ibiribwa mwimerere byongera ikorwa ry'amashereka. Zimwe mu mbuto zigira phytoestrogen ifasha mu gukora amashereka guhoraho. Turagushimiye wowe ukurikiye iki kiganiro cyerekanaga icyegeranyo cy'ibiribwa bishobora gutuma amashereka yiyongera. Tuzagaruka tubabwira umumaro ndetse n'ingaruka zo konsa ku mubyeyi n'umwana. Murakoze cyane, turabashimiye. Njye mwari kumwe, nitwa Munyanza Stefan. Ahangaha ni muri Imenye Mubyeyi.